ntibirengagize ijambo ry'Imana. Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo wawo wa ijana na mirongo itandatu aravuga ngo indunduro y'ijambo ryawe ryose ni ukuri, amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe. Kuva ku gitabo cya mbere cy'imanga kugeza ku gitabo cya nyuma, byose byamuritswe n'Imana kandi ni ukuri. Ndi kuvugana nawe umuntu wagerageje gusoma Bibiliya bikamunanira, cyangwa se akumva bimuteye nyine ubunebwe, ibintu nk'ibyo nyine. Kugira ngo nkubwire ko kino gitabo cya Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe. Ni igitabo cyuzuyemo imbaraga zidasanzwe utashobora kuvugisha umunwa ngo uzirondore uzirangire. Ushobora kuba ujya ugerageza kugisoma bikakugora, ariko nk'uko wiyiriza ufite icyo uri gusaba Imana, cyangwa se ufite ikindi kintu ushaka kubwira Imana, ukihangana ukigomwa ibiryo, ukiyiriza, niko ukwiriye kwihangana ugasoma kino gitabo. Ariko icyiza cyabyo ntabwo kwihangana bihoraho. Iyo ugitangira kuko nyine uba utabimenyereye, uzumva bimeze nk'aho bigenda gake biguteye ubunebwe. Ariko uko iminsi izagenda yicuma, urushaho no gusenga, kino gitabo uzarushaho kugenda kikuryohera kikwishimira. Mana we, iyaba abantu bose bazi ubwiza buri muri kino gitabo cya Bibiliya, babiha agaciro bagatangira kujya bagisoma, ntibagifate nk'igitabo gisanzwe. Mana yo mu ijuru, ndasenze ngo umuntu wese ugerageza gusoma igitabo bikanga, ndakwinginze kugira ngo umwambike imbaraga, umushoboze, Data we, umuhe ubushake n'inzara n'inyota by'ijambo ryawe, Mana we, kandi umuhe kwihanganira mu minsi ya mbere ko azumva ntacyo bivuze, ariko ndakwinginze kugira ngo umuhe revelation, ugende muri we, umutima we umwambike imbaraga zo gusoma ijambo ryawe no kurikunda no kugira inyota yaryo kandi buri munsi, mu izina rya Yesu, amen.